icavu ikicazanya n'ibikomangoma. Haleluya. Dukora ikosa ryo kuranga, turavuga ngo tugiye kujya mu butayu, nta muntu n'umwe wihanye, buri muntu wese ibyo kwihana bica amazi. Hanyuma umunsi umwe tuza gukora ikosa ryo kurangara, Imana iza kudukeburaho gatoya. Twari dufite icyumba cy'amasengesho, icyo cyumba cyari kiyobowe n'umukobwa. Abantu badukurikiye barumviye inkuru barahita babyibuka. Uwo mwana w'umukobwa dusigaye tugenda, dusigaye tutazi niyo turi kujya. N'abari babizi babikoraga bamaze kubizirura, bamaze kuba abasirimu. Ibyongereza byaraje, ibifaransa biravugwa. Nobodo sifore ya contrat. Imana yo mu ijuru igihe turi gupanga ngo buri muntu asenge ku giti cye, ako kanya ngo tutaratandukana tubona ikintu bita ingunzu. Ingunzu hari abantu bazizira. Ingunzu ni inyamaswa imeze nk'imbwa ariko isuzugura. Iyo uyibonye ugira ngo ni imbwa ariko ntabwo ari imbwa. Tugiye mu gihe turi gupanga icyo twakora ngo dutandukane dusenge, ziraza ziratugota live, apana mu mayerekwa. Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze aho muherereye hose. Muraza kutwihanganira, dukoze ikiganiro imvura irimo igwa, ariko ndatekereza yuko Imana iraza kubana natwe kandi Satani ntabwo ari buze gutsinda, ahubwo arakorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Kongeye kuba ikaze bamwe bwo mudukurikira kuri Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya Imana yongeye kuduha, kandi ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo tuvugane nawe, tuvugane n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose umugambi w'Imana uracari muremure ku buzima bwawe. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Wewe wari uvuye mu masezerano, uyu ni umwanya wo kukubwira ngo ni iki gitumye uva muri ayo masezerano, ni iki gitumye wivana mu biganza by'Uwiteka, ni iki gitumye ubwiza bw'Imana butakikuriho. Ndagira ngo wongere wisuzume, wongera wambare imbaraga zo gusenga, wongera winjire mu mwanya wo kwinginga, ubwire Imana ngo ndabizi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogora umugambi wawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo tubyaze umusaruro umwanya dufite. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye, ntabwo ari uko uri gupfa kureba gutyo gusa, ahubwo nuko hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka guhindura, hari icyo Imana ishaka gukora kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi bavuye mu byizerwa, abantu benshi bavuye mu mbaraga z'Imana, abantu benshi bavuye mu gukora kw'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni wo mwanya wo guhagarara, ni wo mwanya wo kwambara imbaraga, ukabwira Satani ngo ntabwo washobora, ukabwira Satani ngo mva iruhande, mva mu matwi. Haleluya. Ntabwo ari umwanya wo gusinzira. Iyo usinziriye, iyo urangaye muri ibi bintu by'agakiza, uhura n'ibibazo, uhura n'intambara, uhura n'ibyo utari uteganya, uhura n'ibigutungura kandi bikubabaza, ukananirwa no kubyikuramo. Ariko Imana y'amahoro idufashe, igihe guhagarara muri presence y'Imana, igihe guhagarara mu mwanya nyawo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hari igihe kimwe iyo turi kuvuga ku bintu byo kurangara, ndabyumva cyane. Imana ikurinde, Imana igutabara. Ndakwinginze wowe mwene data umurikiye, ivane mu mwanya wo kurangara. Reka kurangara, reka kumva yuko ibintu nta gaciro bigifite, reka kumva ko Yesu atazigera atsinda. Oya, ibyo yavuganye nawe birahari, niyo yo kwizerwa. Haleluya. Niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutweza no kudukuraho imyaka yose mu izina rya Yesu Kristo. Hari umunsi umwe twigeze kurangara bene data, ndagira ngo mbabwire kuri iyi nkuru ho gato. Umunsi umwe twigeze kurangara, twari abana b'abasore, twari tugisenga tukiri abasore, nibwo twari tumaze igihe gitoya ariko kitari gito cyane, twakira imbaraga z'Umwuka Wera. Namwe murabizi muri uko gusenga buri muntu wese yariyumvaga. Niba hari umuntu wiyumva ni umuntu wakiriye impano zo guhanura vuba. Turagenda turasenga, twari turi mu mbaraga, ariko ngo bigere nyuma turirara. Urumva n'ibya gisore n'iby'ubwana bizamo, turirara, turavuga ngo ntabwo twakoresha imbaraga zirenze, bitewe n'uko twumvaga yuko turimo neza, twumvaga yuko nta kintu na kimwe cyatwanduje,
icyo gihe twumvaga icyaha ari nko gupfa, tukabyumva rwose twumva ni ibintu bikomeye. Hanyuma umunsi umwe tuza gukora ikosa ryo kurangara, Imana iza kudukeburaho gatoya. Twari dufite icyumba cy'amasengesho, icyo cyumba cyari kiyobowe n'umukobwa. Abantu badukurikiye barumva iyi nkuru barahita babyibuka. Uwo mwana w'umukobwa yari arimo neza, ni umwana w'umukobwa wagiraga amavuta. Igihe yabaga afashe urutsinga buri muntu wese yabonaga ari mu mbaraga. Haleluya! Twari turi gusenga rero, nkaba nari mfite umuntu umwe mu nshuti zanjye, noneho uwo muntu nawe akaba yari umunyamwuka, twese twari abanyamwuka. Noneho turi mu cyumba cy'amasengesho, mu gihe turi gusenga, umuntu umwe baravuze ngo iyo twasenze ntitujye mu butayu ntabwo twafashwe, duhita dupangiraho kujya mu butayu. Hari mu masaha ya 3 z'umugoroba ziri gushira 4, turavuga ngo andi masaha asigaye, twari tumaze hafi isaha n'igice turi kuririmba tubyina dusirimba. Umwe abazanye igitekerezo ati mureke tujye mu butayu, tutere gukomeza kuba hano. Buri muntu wese ayumva ni igitekerezo. Twakundaga ubutayu bw'ijoro bera b'Imana, twagiye ubutayu we, twarasengurutse mu butayu bw'ijoro, twahaboneye Imana, twabonye imirimo n'ibitangaza, twabonye Imana ihindura amateka. Mu butayu bw'ijoro twasengaga, bakuby'iki gihe uri gutinya ipusi, ugatinya n'imbeba n'umuserebanya na Marie Jose. Icyo gihe twarasengaga nijoro, tukagenda tukajya mu butayu tugasenga. Sibye n'ibyo ngibyo kandi ubu ngubu ubutayu ntabwo hari aho bitagikunda. Hanyuma turagenda tujya mu butayu, ariko dukora ikosa rimwe ryo kurangara. Ndi ku ijambo rikubwira ngo ibuka aho waguye, wongere ugaruke, wongere ujye mu buntu bw'Imana, wongere wumve gukora kw'Imana, wongere wumve icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Wongere wumve Imana ihindura amateka. Hari Imana ikora ibikomeye, hari Imana ivana ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Haleluya! Dukora ikosa ryo kuranga, turavuga ngo tugiye kujya mu butayu, nta muntu n'umwe wihanye, buri muntu wese ibyo kwihana bica amazi. Kandi mbere iyo twapangaga ubutayu, twarabanzaga tukajya ahantu bita ku gikarabiro, buri muntu wese akikuraho ikibi, buri muntu wese akavuga ngo hari aho nacumuye ku Uwiteka. Ahari buriya butayu ntazamugwamo, ntamugwamo. Munyiyingire Imana imabarire robini tobenia. Ubu dusigaye turahogera, ubu dusigaye duhogera, dusigaye tugenda, dusigaye tutazi niyo turi kujya. N'abari babizi babikoraga bamaze kubizirura, bamaze kuba abasirimu. Ibyongereza byaraje, ibifaransa biravugwa. Nobodo sifore ya kontari. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe muri aka kanya, irinde kurangara. Reka kurangara, ba mu mwanya Imana yaguhagaritsemo, Imana yaguhamagariyemo. Dukora amakosa, ngo mu gukora amakosa tugenda tutihanye, ntitwajya ku gikarabiro. Tutagiye ku gikarabiro, kumbe umwe mu nshuti zanjye nizeraga afite umukobwa w'inshuti ye aho ngaho, ngo bari abafiyanse bande, ariko ntabwo twari tubizi, twabimenye muri uwo munsi, muri iryo joro. Hanyuma ngo bo baratwitaba mbere y'uko baza. Umuhungu yari yabanje guca iwabo w'umukobwa, muri uko guca iwabo w'umukobwa baragenda bigira mu byabo, bagwa mu byaha by'ubusambanyi. Ariko twebwe ntitwabimenye kuko twari turangaye, twebwe ntitwagira icyo tumenya. Twebwe twari tuzi yuko ari Amina, turebera mu mubiri, tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Kumbe bamwe bafite iyo bavuye. Iki nicyo kiri kutwica, turi kurebana mu mubiri, ukareba umuntu ukuntu yasutse neza, ukareba umuntu ukuntu yakoze makiyaje yajya imbere, maze dufite n'indirimbo zibidufashamo, turacumura ikatubabarira, tuva mu masezerano ikatubabarira, maze bikaba gutyo turacumura ikatubabarira, umwaka ugashira, tuva mu masezerano. Twamaze kubyambura imbaraga, twamaze kubica amazi, tugeze mu butayu kubwo kurangara, kutanyura ku gikarabiro. Twagiye kubona mu gihe twicaye turasenga guhera saa 3, saa 4, nta mwuka w'Imana uravugana natwe. Saa 5 nta nubwo turumva imbere iri kunyuraho. Saa 6 ntiturumva n'inyoni yakererewe kuguruka ngo iduceho nibura iduceho hejuru. Saa 7 nta n'umubu waturumye n'imibu yaduhunze. Iyo uri mu cyaha n'isazi zanga kukugwaho.
iyo warindagiye n'ibintu byose n'ibyaremwe by'Uwiteka birakubona bikavuga ngo ugende ukwawe. Wibuke Gahini acumura, Imana yaravuze ngo ntuzamwica nawe bazaba agiweho n'icyaha. Iyo wavuye mu bwiza bw'Imana ibintu byose biraguhunga. Turangije tugeze muri ubwo butayu bigera mu masaa 8 nta kintu na kimwe, twarasirimbye, ivumbi riraza kandi ari nijoro, ariko ntihagira n'umwe nibura uvuga ngo mbonye ibicucu by'ibiti. Turasenga tugera saa 9, tugeze saa 9 turavuga ngo aya niyo masaha nibura Imana iribuze kutuvugishirizaho. Saa 9 ziragera ntitwanabona habe no kubona nibura nguvuge ngo mbonye nibura ikinogo kimanuka. Dutangira kugira ikibazo, turavuga ngo hano harimo ikintu. Tukimara kugira ako kantu ko gutekereza ngo ahangaha harimo ikintu, niho Imana yatangiye kutwigaragariza. Byari bigeze mu masaha 9:40 tubungurana ibitekerezo. Ubundi twari turi kumwe na none mu banyamwuka twari dufatanije, yabwira ni ibintu tubimeze bite. Umwe muri twe tumureke buri muntu wese asenge ku giti cye. Mu gihe turi gupanga ngo buri muntu asenge ku giti cye, ako kanya ngo tutaratandukana tubona ikintu bita ingunzu. Ingunzu hari abantu bazizira. Ingunzu ni inyamaswa imeze nk'imbwa ariko isuzugura. Iyo uyibonye ugira ngo ni imbwa ariko ntabwo ari imbwa. Tugiye mu gihe turi gupanga icyo twakora ngo dutandukane dusenge, ziraza ziratugota live, apana mu mayerekwa. Ntumbaze ngo zavuye he, ntumbaze ngo zaje ziturutse ahagana he, ziratugota. Ubirindutse akabona ingunzu yanitse imikaka, ubirindutse akabona ingunzu, ubirindutse akabona ingunzu. Rero ari Imana, buri muntu wese yashatse kwisobaho, abandi bashaka kuri tuwarete ukabura nuko bigenda. Turavuga ngo ibi bintu ntabwo bishoboka. Niyo twahise tuvuga ngo murebe bya bindi byari byatumye amarezo yacu apfa acagagurika. Umuntu yagerageza ngo giye gufata urutsinga bigacika, kumbe Imana iri kutureba ibona twarangaye, nta bwenge twagize. Hari abantu bari amarezo yabo y'ibisubizo ari gucikagurika kubera ko barangaye. Hari abantu amarezo yabo ari gucikagurika kubera yuko biringiye abana b'abantu kandi ntacyo babamariye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana iguhe kuba ku rutsinga, Imana iguhe guhagarara mu mwanya wawe, Imana iguhe kuba mu mwanya ukwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru iguhagarike hahandi hafatika. Imana yo mu ijuru ikurengere kandi guhindurira amateka mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ngo tujye kureba tubona ingunzu ziratugose. Mu kubona ingunzu zitugose, ako kanya buri muntu wese ashaka ibyo avuga. Umva, ikinyarwanda kirabura, buri muntu wese ashaka ururimi avuga ruramuyobera. Aho ngaho niho twavugiye ngo turapfuye, hano hari ibyaha, hano hari abantu bamaze gukora ibyaha kandi ibyaha bikomeye, ibyaha byanga urunuka n'Uwiteka. Muri ako kanya nibwo twongeye turavuga ngo tugiye twihana ingunzu zitugose. Bera b'Imana, ibi bintu ntabwo wabyumva keretse ku bantu bigeze guhura n'agatendo k'Imana. Imana igira udutendo mu muhamagaro. Mfite ubutendo bwinshi twahuye nabwo. Wowe udukurikiye kuri iyi channel, mbabarira ukore subscribe, ugiye kuzajya wumva udutendo Imana yagiye idukorera mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Hari ubutendo kandi ndabizi neza ko hari abantu bankurikiye. Niba uri umunyamwuka ko, niba warahamagawe, hari umuntu duhanije ubuhamya nawe wagiye ahura n'utwo dutendo Imana yagenda gikora ku bantu baguye mu bintu bidakwiriye. Hari abantu, niba utarabibona ntabwo uracyari umwana mu gakiza. Niba nta gatendo k'Imana urabona gakozwe n'Uwiteka kubwo kwigomeka kwa ba bandi bigomeka, ewana nta experience ntayo. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo turafatana turavuga ngo reka buri muntu wese yihane. Muri uko kwihana, Yesu nashimwe, nibwo umwana w'umukobwa yagize ubwoba, aravuga ati ngewe ndi gusaba Imana imbabazi. Aravuga ngo ngewe naguye mu cyaha cy'ubusambanyi,
agira ubwoba bwo kuvuga wa wundi mugenzi wanjye, kuko yari akomeye mu mwuka, yari umunyamwuka twemeraga nawe, agira ubwoba bwo kumuvuga. Tumaze kumva yuko uwo mukobwa yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, turavuga ngo Uwiteka we mweze kandi umubabarire. Twasenga tukabona rezo ntabwo iri gucika, ntabwo iri kurangira y'umujinya w'Imana n'ifuhe ry'Imana. Nibwo na wa wundi nawe yagize ubwoba, aravuga ngo nanjye Imana imbabarire, ni njyewe twakoranye ibyaha, ni njyewe twafatanije ubusambanyi, ni njyewe twakoranye ubusambanyi. Barihana, bararira, baraboroga, tuzana za kamere dushaka ngo kubakubitira mu butayu, mva natwera ngo twari dukijijwe ngo turashaka kubakubita, ariko umwe muri twe barongera yuzuye umwuka wera, aravuga ngo Uwiteka aba bana banjye nabababariye, ndi Imana yabagiriye neza, ndi Imana ibabonye, ntimuzongere gukora icyaha. Nta hantu na hamwe Imana itavana umuntu, nta naho itamugeza. Niba yarababariye abo ngabo, ikababarira amenyo y'inguzu ngo akabashwanyaguza, wowe ni iki kiguteye ubwoba? Wagarutse ko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi. Imana yiteguye kuguhindurira amateka, Imana yiteguye gukora ibikomeye, Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kukurengera mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana, tugiye kujya mu mwuka w'Imana, dusenga Imana, dusengera mu ijambo riri mu gitabo cya Yesaya ibice byaho ni 40. Yesaya ibice byaho 40, turasoma umurongo waho wa mbere. Yesaya ibice byaho ni 40, nihangane turasoma wereye ku murongo waho wa mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40, turasoma umurongo waho wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mbahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, uyu ni umwanya wo kwakira ihumure, uyu ni umwanya wo kumva imbaraga z'Imana, uyu ni umwanya wo kumva ubwiza bw'Imana. Ntuheranwe n'ibyo byaha, ntuheranwe n'amateka. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kugukorera ibikomeye. Reka ibyo abandi bantu bavuga, nibyo bavuga ntabwo babizi. Imana ni iyawe, ganira nayo, yiteguye kukurengera no kugukorera ibikomeye mu izina rya Yesu, kuko ari mutabura uko abigenza. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mana ko ari wowe ubabarira. Rinda ubwoko bwawe bwari burangaye, uyu mwana wari urangaye umukure mu byo yararangariyemo. Mana, reka twongere tube ku muhamagaro wawe, ku musima mushaka, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino uganze kandi ukora ibikomeye, ngwino turwanire kandi uturengere, ngwino twambike imbaraga kandi utubere byose. Urakoze kuri mwiza, urakoze kukoza ibikomeye. Ngaho ukomeze urengere uyu nguyu wari urwaye, umukize, umuvane kuri iki gisasiro. Uyu wari ufite ibyifuzo bitandukanye, bisubize, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho ukomeze ukore kandi ukomeze gukora ibidasanzwe, ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen. Imana ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Niba utarakora subscribe, kanda aho hasi handitse subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho. Ikindi, ubu buhamya tugenda dutanga ujye ubusangiza ku bandi, nabo bakira imbaraga. Ndabizi neza ko ubu buhamya iyo bukugezeho, hari ikintu wakira cy'imbaraga, hari ukuntu wongera kumva muri wowe, ukumva hari ibihukumbuye, bikagutera kugira inyota yo kongera gushaka Imana bundi gushya. Imana iguhe umugisha rero, ubwiza bw'Imana bukomeze kugeho. Amen. Shalom, shalom.